ruhande duhagarare na hano biremewe na hano ahubwo no kubikora ukoresheje bya bimenyetso twavuganye ariko none si umurongo wo kwandakira ni sakirire guyu murongo nimbago uhagarara hano se yego twakomeje isomo ubanza kimwe nta kibazo turebye ako kantu ko kureba muri televiziyo kagaragaza umushoferi uwo ari we bivuze ngo nta muntu ushobora kwinjirana kandi wamubonye muri televiziyo abo rero ubwenge bw'umushoferi burya barabuhareba bakareba ishingiro ryabo mbireba kubera ziba ziri imbere kuko nayo nongeje nahita mugwamo twitegura guhagarara ku cyapa cyadukomeza turakomeza ubu turi mu isomo ry'ingo zo kuguha ibizami bitabonetsemo ubwo nyine urikomeza kuyobora byo nta kintu ndeka ndimo ndahareba nabyumvise kuko twarije kagatara ariko kuyobora huye n'abasire baradukandagira yego nyine urumva ni mu kizamini ngo mu kizamini bashyize bakotera imbaraga zose ubu turi muri circulation uri gukorera mu moto kizamini kariya kakuraje imbere n'icyapa cya tagisi turagiparikamo naho ushyiramo double kinyoteri hano ni parking turahagarara umwanya munini oya ni umwanya muto turahagarara umwanya munini nyine turahagarara umwanya munini ukarekura na pedal twagiye dukomeze isomo igice karyamemo
urahagarara n'abasirikare cya patiri ngo nzayiburara. ugaye muri zebura ko duhagarara. Si hano se? Uhagaze kuri zebura ariko ntabwo ari muri zebura. Mo imbere se? Zebura ni iri. Narize ko ubu n'abatima guhagararamo. Icyo rero icyo nagushakagaho nicyo kiba kikurukura. Ni ukuvuga ngo umukozi ubifitiye ububasha ashobora kugutega umutego akubwira ngo hariya kuri ziriya zebura turazihagarara. Sibyo? Yego. Wowe uhise ugenda nk'udafite umutima ugahita ugenda ugahagarara hariya. ubwo aho ngaho akubonye imboga mu menyo waba utsinze. Icyo ukora uramubwira ngo ntabwo byemewe kuhahagarara fani, ariko akubwiye ngo nta kibazo ugenda ubikora. Ni umukozi ubifitiye ububasha, ubwo ubikora kuri oda ariko ku nshuro ya kabiri, kuko ubwo ku nshuro ya kabiri hari impamvu itumye abikubwira. Kuko umukozi ubifitiye ububasha arusha ibimenyetso byose ububasha, kuko ubwo nicyo kintu cyonyine kiriho nawe aba afite icyo yashingiyeho. Yego. Nibwo biba bisa nka kwa kundi umupolisi ashobora kubona harambutse yaje akajya mu muhanda akaziba, ariko iyo feruje zatse umutuku akagera gutyo uratambuka. Nta handi hose nagiye nkubwira ko bitemewe guhagarara. Umukozi ubifitiye ububasha ashobora kuhaguhagarika, ariko ku nshuro ya kabiri bamaze gukomponinga ubwa mbere. Twagiye dukomeze isomo, vuba handi ikizamini uragisimbutse rwose. Ndayatoye amanota cyane, kuko umbwiye yuko bitemewe guhagarara, kuko hano ntibyemewe. Hano ni n'amarafuku, ni icyaha kitababarira gufunga inzira z'abanyamaguru. Ndagira ngo ingiba zitambuka, ni nayo mpamvu nyine ureba muri televiziyo. Ariko gukora ibindi nimara gutambuka nawe wenda kugira gute ukomeze. Ubu ndumva none ndi umwere. Ntabwo ubaye umwera. Oya, igitero cyo guhaguruka wagishyizemo. Nari mvuze kuba umwere nka Rucago. Kuri zebra ariko guhaguruka ubuza amanota. Patiri wajya kuri abasirikare banze. Mutari mukeka ryamemo. Iyanjye rero iyo ndeze muri tinga nkakata kuri cyo kigenda kivamo. Niyo ngiyo kivanamo, ariko igihe wari wakase korosi nyine. Ukarutse kivamo. Nuko imodoka zose zimeze, ariko muri igihe wakaze korosi. Imbere hari umuhanda w'iburyo turawinjiramo. Mbere turashyira ku ruhande duhagarare. Tugiye guhindukiza imodoka, duhindura ikisate, dusubize imodoka mu muhanda mukuru. Kandi ubu ndi umunyeshuri, ugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza, nibyo bikorohereza kuzacyura icyangombwa ku neza. Ngiye guhaguruka nigize kakaba kagutsinze. Ikinyoteri iyo tujya inyuma no dubura ikinyoteri. iyo tujya inyuma dushyiramo dubura. Ndi umuntu rega. Umuhanda ni munini bana, tandukanye na wa wundi w'ejo. So tubona ko ari munini koca. Rero televiziyo yawe itareba neza hasi ku muhanda. Ubwira umupolisi akagukorera mu karahuri birenga. Akagukoreramo birenga, warabyemerewe. Ntabwo bimusaba n'ubufasha. Uzi
uzi cya gihe turi Norvège urapoze nari nzi ibi ko bintu uri pose yego ibi bintu bikora uri pose nuje utuje nibwo wubaha icyo amategeko asaba agena ugitiri muri modoka ijya inyuma utashyizemo double clignoteur aho ngaho ubwo ubufasha abona ko uri umusasi cyane mbere turerekera iburyo iburyo yego akaboko rero atazagukoraho batamena amaso bavuganye ko vora nta gihe na kimwe umushoferi ayirekura kandi iyo ukatira ukanajya muri uriya murongo hariya urutsinze uyu w'umweru yego ugomba gukora uko ushoboye kose ugakata muri umurongo wawe umukono wawe nk'utumanyeri akaboko bagashyira mu muryango biriya by'amamanyeri ntabwo bikora mu kintu byo gufunga isambusa ntibikunda biriya ntibikunda ubikora ku yawe uzabikora ku yawe ariko iyi ni imodoka y'ishuri ndetse tuba twigisha umunyeshuri kugendera ku mategeko yose y'umuhanda akayubahiriza ubikoze akayonona iyo ingaruka zivutse niwe ubyibonera nyuma niwe ubyimenyera utazabikora ngo ni mwarimu abigishije wowe kada ahubwo uzi ukubita urutoki ku kandi umupolisi ngo aranwitse agutwitsa wabikoze ubiyobewe ko mu mategeko y'umuhanda bitemewe si ibyo se turashyira ku ruhande duhagarare ku gipangu birabujijwe ku gipangu birabujijwe no ku murongo ubu ndayishyira aha ndayishyiramo pakingi harimo ikinyoteri ngiri gutya nibyo urabona ko isomo ryo gushyira ku ruhande ikinyabiziga byamaze kugucengera kandi uhereye none nyine bikomeze yego ubu gutya dushyize ku ruhande ntidufunze igipangu cy'abandi turakirinze ntidukandagiye umurongo w'iburyo bwacu turahagaze dukuyemo ikinyoteri cy'iburyo twari twashyizemo dushyizemo double clignoteur yego ibi bintu kubikurikiranira neza urabona ko ubikora ari ukuri pose nta bintu byinshi bikuri mu mutwe ubundi umushoferi mwiza agomba kuba afite gutekereza kuzuye nta bintu biri kumutera stress yego twagiye dukomeza isomo tubanza gukuramo akanyotere ko kujya mu muhanda ukahita utangira ikinyabiziga ukareba muri retroviseur nabyo ni itegeko kuko impamvu yo kureba muri retroviseur no kugira ngo utagira umuntu winjirana watangiye kukunyuraho ugomba gutuza akabanza agatambuka